kubera ko abaye satisfied nyine ya mitsi igonze yanezerewe ahita yiryamira. Yego. Ubwo rero biba bisaba ko umugore namubwira ati mugabo wanjye ndagushaka. Ashobora no kutabivugisha umunwa akamwegera akamuryoshya akongera agasubira muri ya mood. Rero abagore benshi bapfira kuri inshuro ya mbere. Kandi bitewe nabo n'ubutamenya. Bivuze ngo umugore niwe agakwiye kubigiramo uruhare rero. Ku nshuro ya kabiri aba yarangije ibye. Yego. Umugore aba agomba kwirwanaho. Ku nshuro ya kabiri umugore atirwanyaho. Abenshi usanga bahera kuri ako gusa. Yego. Kubera ko abaye satisfied nyine ya mitsi igonze yanezerewe ahita yiryamira. Yego. Ubwo rero biba bisaba ko umugore namubwira ati mugabo wanjye ndagushaka. Ashobora no kutabivugisha umunwa akamwegera akamuryoshya akongera agasubira muri ya mood. Rero abagore benshi bapfira kuri inshuro ya mbere. Kandi bitewe nabo n'ubutamenya. Bivuze ngo umugore niwe agakwiye kubigiramo uruhare rero. Ku nshuro ya kabiri aba yarangije ibye. Yego. Umugore aba agomba kwirwanaho. Ku nshuro ya kabiri umugore atirwanyaho. Abenshi usanga bahera kuri ako gusa. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara. Ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Uyu munsi turaza kugaruka ku byerekeranye n'urushako n'urugo, ariko none hahandi twita ngo ni inkingi y'urugo. Reka mbyite ngo inkingi ya mwamba y'urugo, nk'uko abashakashatsi benshi bagenda babigaragaza, ariko abenshi bagatinya kubigarukaho bitewe n'impamvu runaka. N'abajya gutandukana bati ntatanga ifunguro, kandi wenda ashaka kuvuga ko wenda mu gitanda bitameze neza. Ibyo ngibyo twagiye tubyumva ahantu hatandukanye. Uyu munsi turaza kubigarukaho rero ibyo ngibyo twita ko ari inkingi ya mwamba y'urugo. Mbere yuko tubibabwira reka mbanze bwabwiye ku bantu mwifuza guhahira hanze y'u Rwanda, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa cyangwa Dubai, bifuza kugura telefone ya iPhone 14 yaba ari Max Pro ndetse n'izindi zitandukanye, ushobora guhamagara iguriro kuri 0781816180, ubundi bakayikuzanira mu buryo bwihuse cyane. Nabo umugabo wo guhamya ko ari abantu bakora neza kandi bakuzanira ibintu bya karite, icyo watumye nicyo baguha. Mama Queen, tugaye ikaze mu kiganiro nanone. Reka tugaruke kuri iyo nkingi ya mwamba, kuki ubundi ibyo nibyo numvise, sinzi niba nawe ari kubyemera. Kuki bakunda kuvuga ko mu gitanda cyangwa gutera akabariro kw'abashakanye, reka mbitangire gutyo, bavuga ko ari iyo nkingi ya mwamba? Urakoze Jara. Urakoze, mbanje gushimira abantu bo ku nkuru yanjye. Muri imfura mwarampamagaye cyane, mwangisha inama nyinshi. Abagore barababaye, abagabo barababaye, abana barababaye. Rero nabonye barabohokeye kumpamagara no kungisha inama, kandi ndashimira Imana ko kambisubiremo. Ndashimira Imana ko impa amagambo cyangwa ubwenge cyangwa ubuhanga bwo gufasha abantu ku isi yose. Rero ibyo mbanje kubishimira Imana, ariko nanone warumbaje uti kuki akabariro cyangwa imibonano, kuki bavuga ko ariyo nkingi ya mwamba y'urugo? Wamfasha Gerard nkasoma icyanditswe? Nta kibazo mu makwiye. Ndumvuga butumwa. Yego. No kuzajya umbabarira kuko ni nabyo, kuko urumva kuvuga ibintu bidafite fact cyangwa bidafite wenda n'inyandiko, nabyo ni ikindi kibazo. Hari icyo byongera cyane cyane kubemera n'abatemera. Burya Bible nabwo ushaka kuyifata nk'igitabo cy'amateka. Yego. Abemera baremera kandi ni benshi. N'abatemera, sinzi n'abatemera ijambo ry'Imana, ariko abantu benshi, umubare mwinshi bemera ijambo ry'Imana. Yego.
reka dusome mu Bakorinto ba mbere ibice 7 kamere ku murongo wa 2 nihute cyane. Ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore, yego, n'umugore wese agire uwe mugabo. Ku murongo wa 3 umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo umugabo we. Ku murongo wa 4 ngo kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugore nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we. Ku wa 5 rero niho nshaka gusoreza. Ntimukimane keretse ahari mwasezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Satani atabagerageresheje iruba ry'imibiri yanyu. Amen. ako kantu ntabwo nari nkazi. Tujya tuvuga ngo kanaka yaranyimye, ntabwo nari nzi ko muri Bible ngo ntimukimane bibamo. Yego. Jara nta kintu Bibiliya itavuga. Yego. Ibyo ubona byose muri ubu buzima byose. Yego. Abantu bagiye bubaha rino jambo ry'Imana. Yeah. Nta nubwo habaho ibigande, nta nubwo habaho gereza, nta nubwo habaho amategeko hano. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byaba byiza. Rero ntimukimane. Yego. Ntabwo ari ukimana ibiryo, ntabwo ari ukimana imyenda, za amafaranga. Ntimukimane imibiri. Ko Bibiliya iravuze ngo iyo abantu bahuye bagahuza ibitsina, iyo Bibiliya ivuga umubiri bivuga igitsina, igihe ikinyabupfura. None iyo abantu bahuye bagahuza imibiri cyangwa ibitsina, ntago umubiri wawe we mugore uba ukiri uwawe, n'uw'umugabo ntuba ukiri uwe, ahubwo muba mwabaye umwe. Yego. Bibiliya handi ntasomye irambwira ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, ngo bombi bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe. Rero impamvu iriya ngingo ariyo nyamukuru, icya mbere ni uko imibonano niyo ihuza umugore n'umugabo bakaba umwe. Yego. Byaratubyara abana. Ntabwo biri rambwira ko ndi umwe n'umwana kandi mutwita amezi 9. Yego. Amaraso yanjye ibintu byose bifurowingira mu bye. Arya kubera ibyo nariye, urumva, ariko biri ntirambwira ko ndi umwe nawe. Yego. Ariko imibonano igira umuntu umwe n'undi. Bivuze ngo abantu basambana n'abantu benshi ushaka kuba umwe n'abantu benshi. Ukuvuga ngo icyo kibazo ni cyiza. Uburiho ukorana ibihango n'abantu benshi. Yego. Ku buryo bishobora kukugiraho ingaruka mbi. Iki cyaha reka nkivugeho, iyo ugikorana n'umuntu mutashakanye gusambana, buriya muri Bibiliya nta bintu ngo friendship ibiki. Niba uhuza igitsina n'uwo mutashakanye ubusambana. Yego. Kandi ubuhuza amaraso n'abantu benshi, ubukorana ibihango n'abantu benshi. Twebwe tuvuga ko ari ugenda ukuramo imyuka y'ubucamuke n'ubusazi n'uburara. Bibiliya avuga ngo ni icyaha Imana yanga urunuka gikorerwa imbere mu mubiri. Yego. Urumva uburi ni contact n'abantu batandukanye, ari ikizira ku Mana. Yego. Ku buryo bikugiraho ingaruka z'umuvumo. Byagenewe umugore n'umugabo bashakanye birofisha. Kandi ibyo nta wabihindura. Nta wabihindura. Mama Queen, mu rugo haribwo wenda dushobora kuba twavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane hagati y'umugabo n'umugore, bijya biba ikibazo ko umwe yima undi nk'uko Bible ibivuga. Wenda n'ibyo ubona experience wenda y'ibyo ugenda uhura nabyo, cyane cyane ku bantu baguhamagara bakubwira bati wenda sinzi niba baguhamagara kubaza niba byaranze mu rugo iwabo, wenda ibyo gutera akabariro wenda umugore akabyanga cyangwa umugabo akabyanga, cyane ko utangiye kuri iryo jambo bivuga ngo nimukimane. Urumva ku nkuru yanjye n'ahandi hose no ku isanamitima yanjye nigishaho ingo, mpuye n'abantu benshi cyane cyane abagabo. Yego. Kuri icyo kintu mpamagarwa n'abagabo benshi, kandi abagabo burya ntibakunda kuvuga. Twebwe tujya no kuri YouTube tukavuga tukagisha inama, tukajya kwa paseri, tukajya n'ahandi. Yego. Ariko umugabo kugira ngo azavuge icyo kintu biragoye. Ari nacyo nshimana ngo barabohotse noneho barambwira ibibazo bafite mu ngo. Ni ukuvuga ngo niba apfuye gato n'umugore we akantu nka twa tundi njya mvuga duto abantu bapfa dusanzwe, ubwo umugore arabigira iturufu yo kumwima umubiri we. Yego. Agashaka ngo babanze bicare bakore mu kutano bakemure ka kabazo kabaye, n'umugabo yaje atakibuka, hanyuma abonamo bitari ibyo ntabwo bishoboka. Nese mu by'ukuri umugore kuki yakwitanga bitameze neza?
ngo atange atameze neza. arwaye se Ashobora kuba atarwaye ku mutwe atameze neza, wenda bapfuye ibyo ngibyo uri kuvuga. njyewe ukuntu mbibona n'ukuntu nabigenzuye maze igihe nigisha imiryango, ntabwo umugore bigenda gutyo kubera ko atameze neza. Okay, ari indwara twabyumvikana, wenda atwite nabwo arwaye twabyumva. Yego. Utwita ntabwo bibuza imibonano, n'abaganga barabyemera. Yego. kereka arwaye. Hanyuma ikibimutera abagore imibiri yabo, njya nkunda kubivuga, igikunda kuba dominant ku mibonano kubera hormones, uko Imana yaturemye. Hormones z'abagore ku mibonano si bose. Yego. Hari hormones za accumulating mu gihe cya sex, izongera uburyohe, izikora mu maraso, izikora mu bwonko. Yego. Hari igihe rero usanga abagore bafite hormones nko kuri 90% ziri dormant. Yego. Ku buryo nta bushake agira, kereka handi umugabo mwinginze amuterese, amuteye imitoma, nibwo umubiri ubyumva. Kubera rero ko imibiri itabarushya, itabaderanje, itanabaremerera, yumva ari ibintu bakora muri leisure time cyangwa muri weekend cyangwa basohotse, nabwo bamwinginze cyane, bamuteruye, urabyumva. Yego. Ariko abagabo bo ntabwo ariko bateye. Umugabo utarwaye muzima aba ari active kuri icyo kintu. Isaha n'isaba bishaka. Isaha n'isaba bishaka, hormones zize ziba zaka. Umubiri we ni kuremye, niwo munezero we, nibyo byishimo bye, imitsi ye iyo yabishatse igondwa na sex. Yego. Kuvuga ngo yabishatse, uzi ko umubiri uba stiff, kadukoresha umubiri kuko Bibiliya nayo iba yaduhaye ikibonezamvugo cyiza. Yego. Iyo yabishatse umubiri ukaba stiff, bikorana n'imitsi yose y'umubiri, y'ubwonko, ahantu hose arasitifinga, umubiri uramuhagurukana, bigahagarika ibitekerezo, bigahagarika n'ubwenge, ku buryo biba bikeneye ko nk'uko The American Story. Mbere y'uko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application, ntibakakubeshye. Bibiliya yavuze ngo kubwo kwirinda gusambana, buri mugore wese na buri mugabo wese agiriwe umugore n'umugabo. Yego. Biba rero bikeneye ko abona ya mibonano. Yego. Akaba ari igonda ya mitsi, igonda wa mubiri, ubwonko bukanezerwa, akaba satisfied mu buzima bwe bwose. Yego. Ni ukuvuga rero iyo bitabaye gutyo, umugabo ntazishima, umugabo ntazanezerwa, umugabo n'abana mwabyaranye ashobora kutabishimira, n'imishinga irahagarara, n'ibintu byose, n'akazi gashobora kumunanira, ashobora no kugira ingaruka z'uburwayi. Kuko yabuze imibonano mpuzabitsina. Kuko yabuze imibonano gusa. Ibyo rero abagore iryo banga ntago barizi. Nta nubwo bazi ko abagabo ariko bateye. Abagore benshi ntago bazi ko ariko abagabo bateye. Kunanira kuko wabuze imibonano mpuzabitsina. Ntago uri relaxed, ntago ba wishimye. Icyo gihe abenshi niyo mpamvu bajya hanze rero kujya kwikemura akabazo. Kandi nyine Bibiliya ivuze Yego. ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira umugore. Ni ukuvuga ngo iyo umugore amwimye umubiri we abamwohereje hanze. Nese abagore bo ntabwo bajya bagira icyo kibazo. Iyo batabonye umugabo ngo bumve nyine batanezerewe, batishimye. Abagore benshi nyine kubera ko baba bataraactive kuri icyo kintu, ashobora kumva atishimye, atanezerewe kubera ko umubiri we nawe ntiwabaye relaxed, kuko imibonano ifite akamaro ku bantu babiri, ku mugore n'umugabo. Ariko kubera umugore ko umubiri utamutwaza igitugu, ntago abyumva. Burya se ntabwo umutwaza igitugu. Ntago umutwaza igitugu. Yego. Ntago umubiri umutwaza igitugu bitewe na hormones ze, kubera ko ziba zitaraactive cyane, ubushake bwinshi bwo hejuru. Hanyuma nubwo aba atabizi, ariko bifite ukuntu bimugiraho ingaruka. Hari ibigomba gusohoka mu mubiri bitasohotse, hari umunezero misinga nawe yagombye kubona, atabonye, ariko atazi ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo abagore ntago babikorera ubugome, abenshi babikorera ubutamenya. Noneho umugabo we abazi ko abishaka nk'uko abishaka, abazi ko ateye nk'uko ateye. Ndetse benshi bazamura n'ifu yakavuga ati ubwo yanyimye buriya afite undi mugabo yahuye nawe, ko ntabwo aba yumva ukuntu umuntu ashobora kumara kabiri adakoze imibonano.
bitewe n'uko wateye ariko nanone ntarahaba hari abagore bafite hormone nk'iz'abagabo bahora babishaka bahora nabo babishaka kenshi ahubwo akagira n'umugabo umuca inyuma urumva ibyo bibazo ni ibibazo nakira ntabwo nkubwira ngo ndimo ndageneralize ibibazo nakira hari umugore wampamagara ambwira ati rero mama Queen nubwo uvuga ngo abagabo bari active natwe mu bagore nkanjye ndi active pe ku buryo mbishaka nkumva ndasaze nkumva ndari umubiri wose no mu bwonko nk'uko ubivuga umugabo adashaka kubikora yarambwiye ati umugabo wanjye tugishakana twarakundana ariko bigeze aho akajya nca inyuma kandi mpari nta n'ikintu namwimye akajya no mu bakozi nkamufatana n'abakozi visa akajya no hanze hose nakubwira yarangiza yagera mu gitanda namukoraho akankubita ukuboko ati natwe dufite ibibazo ariko urumva nyine igituma mvuga ku bagabo cyane ko aribo bahura n'ingorane cyane nuko aribo benshi kuruta abagore bameze gutya mama Queen impamvu nayo ndangayeho gatoya hari ubushakashatsi nabonye bugaragaza ko ngo 25% bugaragaza ngo iyo umugabo n'umugore bari gukora sex cyangwa bari gutera akabariro uwishima cyane ni umugore kurenza umugabo bigaragaza ngo umugore ngo arenzaho 25%. None ngo ikindi ngo umugabo icyakuramo ngo akunda umubwira ko ngo abikora neza ngo afite umubiri mwiza ngo bigatuma nyine ngo ashaka ibyo ngibyo bivugaho iki yuko ngo abagore bo bishimira cyane imibonano mpuzabitsina kurenza iyo bari muri icyo gikorwa kurenza abagabo. Urumva njyewe ikintu njya nkunda kuvuga nkunda no kwigisha ni ukugira ngo nigishe abagore kuva mu rujijo no gutamenya kugira ngo bamenye ko icyo gikorwa n'aba ari icyabo kandi ari icy'abantu babiri ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe ntabwo ari igikorwa kibenefitinga umuntu gishimisha umugabo gusa nta nubwo buri gihe umugabo ari were gukubwira ngo ni nayo mpamvu usanga babafata ku ngufu ni ukuvuga ngo nawe ubishaka uramubwira hari sinya umugore n'umugabo babwirana rero kubera ubwo butamenya ubwo umugore yabwira umugabo ati mya why not akabigenza akabivuga mu buryo uko wabivuga uko ariko kose ari umugabo wawe washyingiwe mu buryo bwemewe uko wabivuga ko ariko kose ku mugabo nta kibazo ku mugabo nta kibazo ahubwo unabimubwiye yagushimira yagukunda yagukorera ibyo ushaka byose nta soni biteye niswe icyo abagore bagira isoni nyine sinzi niba baba batumva ko nyine ari uburenganzira bwabo niba bumva ko ari ugusambana nyine izo soni z'abagore nizo nshaka gukuraho ku mugabo we nta kizira kuki se ubundi byaca mu majeste wamubwira uti gahunda uyu munsi nize ko tuyikora ubwo se ntuba wavuga watubwiye amajeste kuki byaca mu majeste oya nyine niba umuntu nyine afite isoni azi ngo ni ikinyabupfura aricyo nita ikinyabupfu yego n'ayo majeste wayakora niba udashaka no kuvuga ni umugore abigenze gute rero yitegure gute kugira ngo wenda uwo munsi uze anategura umugabo we ate kugira ngo icyo gikorwa kize kugenda neza icyambere nawe abyishimire icyambere cya byose ni ukumenya umugabo uko ateye n'ukuntu iyo abuze iyo mibonano ahura n'ibibazo yego ibibazo ariko birimo n'indwara birimo n'urupfu birimo n'indwara koronike za zindi zidakira noneho namara kubimenya amenye ko ari igikorwa gihuza abantu babiri kikabagira umwe niyo relationship bafitanye niwo munezero wabo Gerard njya nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu cyiza kinezeza abashakanye ni imibonano ikozwe abantu bazi agaciro kayo bayubashye bazi ko ari igikorwa Imana yaremye kugira ngo abantu babiri umugore n'umugabo banezererwemo kubyara n'ibindi ni results ziza nyuma yego ni nayo mpamvu abantu bamanika amaboko bagasezera tubyaye cyangwa tutabyaye nzakomeza nkukundi yego ntabwo abantu bahuzwa n'abantu ntabwo bahuzwa n'ibintu bahuzwa n'icyo cyonyine bitabaye ibyo umugabo yashaka umutetsi hari abantu bafite amafaranga hano agashaka umushefu ajya amutekera undi akamumesera nicyo cyonyine kiba cyaraguhagurukije iwanyu ugiye gushaka ni ugukora gutera akabariro yego ni naho tugera Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo rwe n'amaboko ariko umupfapfa ararusenya Bibiliya ikavuga ngo ntimukirimbishe umurimbo w'inyuma ngo ahubwo umurimbo wanyu bagore ujye uba imbere mu mutima uhishwe
ni ibyo ngibyo imbere mu mutima ubwo nukuvuga muzi abantu mumenye kubikora neza, mugire wisdom, mugire ubwo bwenge, umenye ko ari bwo buzima, umenye ko ari cyo kibahuza, umenye ko ari wo munezero w'umugabo wawe, umenye ko ari we byishimo byawe nawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo mukoze icyo gikorwa mukagikora muzi agaciro kayo, munezerewe, mwishimye, mukundanye, mwabwiranye amagambo meza, mwateranye imitomo, nicyo kintu kiryoha hagati y'abakundanye, niho umunezero ushingiye. Ariko niba hari ikintu kibi gikorwa nabi kikitwa gufatwa ku ngufu, ni imibonano ikorwa abantu batakundanye, batumvikana, batabwanye neza, batazi n'agaciro kayo. Rero abagore ndabahugurira kugira ngo niba koko ufite n'izo hormone ziri dormant, zisinziriye, ukaba wari ufite n'ubwo butamenye, ndagira ngo mugore unyumva ku nkuru yanjye, uyu munsi niba ubimenye, nta nubwo ari ngombwa ngo umugabo aguterete. Umugabo ashobora kukugurira amayinite kuri telefone bukira utayamuvugishije. Uyavugishije abagore bagenzi be, wivugishije abandi agashiraho, ntumusuhuze, tubwire ukuntu umugore yatereta umugabo we bibanira akamufata neza, umugore mu ubwo buryo ku buryo nagera muri cya gikorwa akigiremo yishimye, yumva ko ari ngombwa noneho. Erega urukundo ni nka ziriya ndabona jara. Yego. Izi za hano. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabagira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 ruravomererwa, ruruhirirwa, rurategurwa. Umunsi umugore awugenze gute kugira ngo umugoroba we umugabo atahavuga ati akazi ndagakora tu? Ngewe icya mbere nubwo wenda ndimo mvugira ku bantu byamaze kugera ahantu, byamaze gupfa n'amakimbirane n'ibindi, ariko ntaho ibintu by'urugo bitagarurirwa. Aho bigaruriye hose icyo nkundira abashakanye biragaruka. Aho bigaruriye hose ni ukuvuga ngo mukibyuka, urukundo rutangira mukibyuka, ugasuhuza umuntu, baramutse sheri, ubundi Sara we umugabo yamwitaga umutware. Urumva, nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu, icyubahiro cy'abagabo, niba hari ahantu gishingiye, hambere ni ku mibonano. Ubwo rero abagore babaza ngo se dupfukame, ngo se umugabo bamwubaha gute? Hambere ni mu mibonano. Umugabo wamuhaye neza umubiri we, akinjoyinga, akamererwa neza, ibindi ntayanabibona, ibindi yanabigufasha, yanakorohereza. Nta nubwo na ya mahane tuvuga abagabo bagira, ayagira yabaye satisfied. No kugira ngo azagusiga ajya gusambana wamunejeje mu gitanda biragoye cyane. Uwo mugabo wamusatisfyinze akagenda agasambana, yakubitirwa inkoni atazi umubare wazo. Abagabo tubona bafite imishi hano hanze, abenshi mu gitanda biba byapfuye. Umugabo wabuze sex, umugabo wabuze imibonano. Abakozi ku kazi nibo bahura n'ibibazo, niba hari abayoboye, niba ari umwarimu, abanyeshuri uwo munsi barahura n'ibibazo. Ubwo harabo ndi kubona bagira imishiha. Iriya mishiha, umugabo wabaye satisfied mu gitanda atarwaye, ashobora kwirirwa anezerewe umunsi wose adatekereje no ku wundi muntu. Kandi aho ngaho iyo bigezeho abagore barabaza ngo ubwo se ngo ntushaka kumusatisfyinga agacaho akajya gusambana ahandi. Ibyo ntibikureba kuko Bibiliya ibaza umuntu inshingano ze. Wazinogeje izawe ku ruhande rwawe byagenze neza. Hanyuma niba uzi ko wisuzumye ukaba byagenze neza, akagucaho akajya gusambana, akabirengaho, buri muntu azibana. Iyo ni indi ndwara. Iyo ni indwara. None se mbwira, waratubwiye ngo abyuke mu gitondo asuza umugabo we. Erega wambaje byinshi cyane. Ako nawe ubanze iki kiganiro kikuryohera. Kitaryohera. Iyo ubwirwa n'umuntu ubizi neza nta mpamvu. Ubundi njyewe sinumva n'ukuntu umugore ahamagara umugabo mu izina rye. Ngiye ibyo bintu sinabyumva.
ngo Gerard kubera iki oya erega hari ibintu byuhira urukundo kuhira urukundo se aya mazi y'imbuto basuka imbuto cyangwa bino biti biri hano kuhira urukundo ni amagambo meza umugabo wawe watoranyije mu bandi wakunze ku isi yose ni unique yakabaye unique ku izina ku bintu byose abantu bose bamuhamagara Gerard wenda n'umushakira kandi kubihariko umwita izina rusange ariko ni ukubera cyangwa ugasanga yamwise Daddy oya iryo ni izina ry'abana ni kwa kwanga gutegeka ururimi kuvuga ibintu byiza ariko iryo zina ryohera urukundo kandi nawe ararikwita ntabwo ari umugore gusa bishinzwe akabyuka ukamubwira sheri waramutse ute umugabo wanjye mwiza waramutse ute cyangwa se umugore wanjye waramutse ute umugore nkunda natoranyije ni utuntu duto kutugamba ariko ngo turagora cyane turushya abanyarwanda turushya abanyarwanda ku mpande zose ariko twiza pe waramutse neza niba ari n'igikorwa mwakoze kikabanezeza umubwira uti rwose naryohewe waryohereje umenye gushima umuntu mumaze kugikora gushima ni umuco mu busanzwe ibyo rero nyine abagore bo nyine nabo bakunda amagambo meza anyura amatwi ariko n'abagabo barayakunda dore y'abagore ukuntu aba ameze kumubwira umugore wanjye ndagukunda uri mwiza ibyo bintu uzi ko nkukunda wibuka ko nkukunda mbikwibutse ariko abagabo ushobora kumubwira uti biriya bintu bikora neza kurusha abandi bagabo abagabo bashaka ko ibyo nibyo nasomaga rero iby'ubutwari yavuga ati uri intwari nkunda ibitekerezo byawe nkunda uko ukora akazi kawe mbona uruta abandi bagabo bose mbona ari we mugabo natwa tuntu turi switi cyane apana twaswiti tw'abagore ariko abagabo ni iby'ubutwari nyine buriya ushobora kumubwira uti abagabo bose rwose bakora ibintu ariko nta muntu ndabona ufite ubwenge nk'ubwawe mbona uri intwari inama zawe ndazikunda ni ingenzi ntabwo ufite si ukamwereka ko ari byose kuri wowe ushobora no kubivuga se wumva atari byo umubeshya oya kubeshya ni icyaha utabifiringa rwose no kubivuga wabireka waba ari ikindi kibazo cyaba ari ikindi kibazo mama kwi iyo abantu bari muri cya gikorwa cy'abashakanye ubwo ngubwo kuko niyo sije yacu y'uyu munsi mu gihe umugore we atanezerewe umugore ntabwo afite uburenganzira bwo kubwira umugabo ati ntabwo nkorera neza reka mpavugeho naho nshima Imana yanyuje mu bintu byinshi kugira ngo nzafashe imiryango myinshi ibi bintu mvuga ni ibintu nagiye nigishwa n'umwuka wera aribyo bita wisdom ntabwo ari ibintu nigiye ahandi hantu ni ubwenge Imana yampaye buyiturukaho urumva abagabo kubera ya mibiri yabo iri active ikora cyane ishaka cyane nigeze kubwira ukuntu Rick Warren bambaje bati ko duhora dushyushye imibiri duhagurukanye ubwo si icyaha nicyo kigaragaza ko umuntu ari noma ahubwo ikibazo ni ugukurikirana icyo ishaka ukajya kugikora ahatariho ni ukuvuga rero yiriranwa bwa bushyuhe hanze hari abanyarwandakazi beza abamucaho abo bakorana urabyumva umubiri wakubitaho ijisho umubiri ugahaguruka noneho iyo yaje rero kuri wa mugore we yishakiye kuri wa mubiri we aza nyine arevaredi ariho agomba we mbese kubwe yaza mukabanza mukanabikora ibindi bigakomeza ariko kubera nyine mu rugo haba hari twinshi n'ibiki ni hahandi ashobora kuza yahagera ugatangira kumubwira iby'inyanya iby'umukozi ibyabaye uwo munsi atabyumva ariko none ndashaka kumenya mama umbwira iki kintu mu gihe bitagenze neza umugabo atabimukoreye neza niho nshaka kugusha niho nshaka kujya buriya ntabwo nabyibagiwe noneho ni ukuvuga ngo bra 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 bagejeje igihe cyo kuryama kandi biba byanatinze abayihanganye bikomeye first time ituru ya mbere ku mugabo nako kanya kubera ko n'ubundi aba ameze nk'aho birangira vuba kibumbiro cya panyamazi birangira vuba ako kanya noneho kenshi yari wa mugore utari active cyangwa ngo agire icyo abwira umugabo niba arangije we yumva ariho akitangira umugabo ariryamira kuko kiriya gikorwa kirabananiza
ni nko kwiruka imisozi cyangwa Yeah. kwiruka ibirometero bavuga cyangwa ko ngo ari siporo ya mbere inaniza. yego Yego. kubera ko aba abaye satisfied nyine ya mitsi igonze anezerewe ahita yiryamira. Yego. Ubwo rero biba bisaba ko umugore nawe amubwira ati mugabo wanjye ndagushaka. Ashobora no kutabivugisha umunwa akamwegera akamuryoshya akongera Yego. agasubira muri ya mudu. Yeah. Rero abagore benshi bapfira kuri inshuro ya mbere Yego. kandi bitewe nabo n'ubutamenya. Yego. Bivuze ngo umugore niwe agakwiye kubigiramo uruhare rero. Ku nshuro ya kabiri Umugabo aba umugore yarangije ubundi ibye, yego umugore aba agomba kwirwanaho. ku nshuro ya kabiri umugore atirwanyeho abenshi usanga bahera kuri ako gusa. Yeah. aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787408958. The early bird catches worm. Yego Ku ya kabiri wenda ku muntu utari kubyumva neza. Bivuze ngo umugore ashobora kuba kunezerwa noneho. ku ya kabiri yanezerwa kuko umugabo ntabwo igikorwa kirangira kwa none. Yego. Umugore noneho ashobora kwinjoyinga akanezerwa bose bakongera bagatangira bushya bakanezerwa. Bivuga ko ngo umugore nibyo numva bakunda kuvuga ngo umugore icyo gikorwa kitagenze neza ngo ahorana umushiha, ahorana umwaga, ngo ashaka no kumena n'ibintu bitewe nuko nyine ngo mu mutwe bitagenze neza, nyine n'icyo gikorwa kitagenze neza. Nibyo cyaba ntabwo ari byo. Kubateye nk'abagabo. Okay. Kuba afite hormone, hari hormone umugore n'umugabo basangira. Yego. Ariko abayifite ni nka 2% cyangwa 3%, urumva ko ari bakeya. Rero urumva iyo iki gikorwa kitagenze neza umugabo akarangiza umugore akibishaka, nawe umubiri uramurya. Yego. Nawe aravunika, arababara. Rero ashobora kugira umushiya, ashobora kumva atishimye, ashobora kumva atanezerewe, ariko wenda ntanabimenye, ntamenye n'impamvu yabyo. Ariko abagabo bo baba banabizi, abazi n'icyabimuteye. Yego. Kandi nanone na ba bagore nabo badafite za hormone ziri active, nabo bafite ukuntu nyine kubera nyine nta munezero afite mu rugo, nta gikorwa cy'abashakanye, ikibahuza ntikigenda neza. Indirectly mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe afite ukuntu aba atanezerewe, afite ukuntu ashobora kurwara n'ibibyimba, ashobora nawe ashobora kugira na infection z'ibintu byamuhezemo, nawe akaba atanezerewe ariko ntazi impamvu yabimuteye. Ariyo mpamvu turi aha kugira ngo bizakemuke byanze bikunze ababikeneye. Wenda twavuze ku ruhare rw'umugore kugira ngo cya gikorwa kigende neza, wenda tugana ku musozo. Umugabo we aprepare gute, umugore we amutegure gute kugira ngo atikunda gusa, igikorwa kinagende neza wenda no ku mugore. Urumva bipfira kuri ya nshuro ya mbere. Kuri ya nshuro ya mbere ko umugabo aba ameze nabi, ntagira umwanya wo gutera umutombo. Yego. Agiye kuvuga n'amagambo abiri yahita birangirira aho ngaho adakoze n'igikorwa. Noneho byarangira na wa mugore nawe ntamufashe, akumva aramuhimye, akumva n'ubugome, ariko nyine kubera ko bataziranye. Niyo mpamvu umuntu agomba kumenya ati umugabo wanjye kuri iki gikorwa ateye ate, umugore wanjye kuri iki gikorwa ateye ate. Abantu bakamenyana bakanafashanya. Rero ubwo urumva ni ikibazo gikomeye. Ariko ntabwo byabamo hatabamo bond hagati yanyu, hatabamo bwa bufatanye bwa rukundo. Nkeka ko ibyo ngibyo bitabaho hagati yanyu mutari inshuti, mudafatanya. Hari imiryango usanga umugore ari ukwe n'umugabo ari ukwe, buri wese akora utwe, bahurira mu gitanda, ugasanga ntabwo ari abantu buzuzanya. Buriya biba byarapfiriye aho jara. Kenshi niho bipfira. Mu gitanda? Mu gitanda niho bipfira. Mu gitanda niho bipfira kuko nakubwiye cyangwa nabwiye n'abanyumva ko umugabo wabuze umubiri we. Yego. Mu gitanda cy'abashakanye. Ntashobora kugukunda, ntashobora kukubaha, ntashobora kukunezererwa, uburutwa n'umukozi mu rugo. Yego. Niho bihera rero ugasanga abantu bubakiye kuri iyo fondasiyo y'ubutamenya ku mugore, ntazi ko hari nabyo byabyishe, kuko njya mpamagarwa n'abagore benshi babonye nk'inyigisho zanjye nk'izi cyangwa ku isanamitima, akambwira ati mama burya niko bimeze, niho twabyiciye. Yego. Ugasanga ari ikosoye akavuga ati nishe umugabo ntabwo nabimenye, cyangwa aho nigisha muri bridal shower. Yego. Kenshi mba nsa nk'uwigisha umugeni, ariko abagore nibo baprofita cyane.
ku buryo banshimira bakamwe mama kwi wanyubakiye urugo wanyubakiye mpora muri za felicitation yego ariko nyine nkuko njya mvuga nta muntu uhaguruka agiye kubaka ashaka gusenya yego ariko ubutamenya Bibiliya iravuga ngo bazamenya bate nta wababwiye ibindi bintu byose abantu babijyamo barabyigiye ukajya gusaba akazi uri qualified yego ariko urugo nirwo bahagurukana ngo amajyambere n'ibiki ngo bagiye kubaka urugo kandi atari byo by'ingenzi biriya fazari wabireka ariko ukamenya nabishakana n'umugabo ibyo ngibyo mwabishakana n'umugabo wabishakana n'umugabo urumva rero ya miryango itumvikana kenshi inshuro nyinshi 90% nego ukabya ngo 100% kenshi niho bituruka yego umugabo ntaba agishaka no kukureba niba utamusatisfyinga mu gitanda niba wari mwiza ntanabibona niba wari umunyabwenge ntabibona niba winjije amafaranga menshi mu rugo ntabibona ahubwo atangira kubona ko unayamusuzuguza ibintu bitangira kuba imverise bigacanga ariko icyiza cy'urugo nanone ntaho bigera ngo uvuge ngo amazi yarenze inkombe ntaho bitagarurirwa nuba banyumva bakosoye burya abagabo ni abana beza aho ukosore nta kubaza ngo wabyigiye nta matiku nta kubaza ngo hari umugore wampamagara ambwira ati mama kwi umugabo wanjye kubonye yaguhenga yego ati kuko ni wowe umwubakiye yego ati umugabo wanjye wabaye marayika nkaho yavuze ko nabaye marayika we yego ahubwo yavuze ko nabaye marayika w'umugabo kandi umugabo si wunzi ni wunzi ati ibi bintu byasubiye mu buryo namenye aho nabyiciye ndakosora umunezero urahinda ati kandi nigeze kumubwira ko hari umugore wankansorinze ati rimwe tuzaza mukwereke nuko urumva akantu gato ntumvise ni gute umugabo ataba satisfied muri icyo gikorwa cy'abashakanye kandi yabikoze birarangira hari ikindi umugore aba agomba kurenzaho ni izindi tekinike zindi aba agomba gukora kugira ngo umugabo anezerezwe n'icyo gikorwa ntabwo njya nigisha style njya nkunda kuvuga ngo ahari urukundo ibintu birikora bino bintu nta n'umuntu uba ukwiye kubyigisha undi kuko ahari urukundo igikorwa cy'abashakanye kirikora ubwacyo bivuze ngo umugore n'umugabo bagomba kubyiga bakabyigisha barabyigisha cyangwa wenda bashobora no kwigira ahandi nta kintu kitigwa wenda bakiga style zishobora kubanezeza badakoze birenze uko Imana itabigeniye ariko mu by'ukuri ibyinshi birikora yego birikora nk'uko umuntu batamwigisha ngo batereta gute se ujya kubwira uti umukobwa ngo ndagukunda kugeza ku rwego rw'aho uzasha hari aho babyigisha ntaho babyigisha iyo wakunze umuntu birikora rero umugabo nyine icyo navugaga kutaba satisfied ni ukumwima umubiri we yego kumwima umubiri we abagore benshi nyine kubera ko abatazi agaciro kabyo aramuhima ahura na twa tuntu twose koko yarushye mu by'ukuri yarushye yahuye n'utuntu twinshi nitwe tubyara nitwe dutwita nitwe turera imiryango akazi ariko ku mugabo ibyakuruhije byose icyo gikorwa kitagenze neza waruhiye ubusa kuri we nizera ibyo wakoze ahubwo wenda wari gukora bike kiriya gikorwa kikagenda neza ibindi nawe akabikora urumva hari umugore umwe wambwiye ati najyaga nanjye ngira gutyo umugabo twagera mu buriri nkavuga ngo ndarushye kandi koko mbanushye yankoraho nkamwigizayo atarampima arambwira ngo sinshaka kurya ibiryo by'umukozi sinshaka kwambara imyenda y'umukozi yameshe sinshaka gutererwa ipasi n'umukozi kandi bose barajya ku kazi ati nkibaza igihe ndi buvire ku kazi twinjira rimwe n'igihe ndi butekere ibiryo ari burya atari ko aho namenye icyo kintu nkagihindura ati yarambwiraga ati iyo uri kuragiye guteka ntabwo twashatse abakozi kuko kiriya gikorwa cyagenze neza nanone abagore iyo babyaye cyangwa batwise babigira urwitwazo nanone ugasanga niba yamaze kubona umwanya munini arawuha umwana n'iby'umugabo ntiyongere no kubyibuka noneho ugasanga umwana na se barafuhirana ise agafuhira umwana kubera ko yamutwaye umugore we umwana we agafuhira se kubera ko yamutwaye nyine yego ni ukuvuga ngo icyo gikorwa iyo kitagenze neza buriya ahubwo yanakubwira ati umwana nk'umukozi cyangwa ashaka kumushyira ariko bikemura ibibazo hari umuntu ujya uvuga ngo abagabo turi nk'abana niko bimeze urumva buri umugabo ashaka umugore
n'umwana bashaka uwo mugore nyina ari we nyina abagabo ngo ni nk'abana nawe niko ubyemera? Ntabwo ari nk'abana mu bwonko ariko ni nk'abana kuri icyo gikorwa cy'urukundo. Bakunda affection cyane cyane mu buriri, ariko ibindi byo burya byagenze neza n'ibindi yabyikorera niyo pasi yayitera. Ariko ngo yageze haramubwira ati ukazinduka undenga uzinduka ujya he, abakozi ntibahari, urajya gutera ipatsi ushiramo amaraso ushaka iki, twarashatse abakozi duhemba biki. ubwo byabaga byagenze neza. Mama Queen, reka tunasoreza ahangaha. Ni ikiganiro nzi ko kizubaka ingo nyinshi, kizubaka abantu benshi, byumwe ko ukunda kwibanda ku badamu, nkeka ko hari benshi cyane bazaguhamagara bakubwira ko byagenze neza, bazagushimira bakubwira ko byagenze neza. Nk'ibisanzwe benshi nzi ko baguhamagara, bigaragaza sinzi telefone, ariko mbona commentaire z'ibiganiro byacu muri iki kiganiro. Mama Queen, kavuge nti mwakoze cyane.